Yes, reka nongereye kuguhereza ikaze wowe ukunda ugakurikira ibiganiro byacu bya The Choice Live. Ubwo ndavuga wowe tubana ku muyoboro wa YouTube The Choice Live 2 cyangwa se wowe kandi ukurikirana ibiganiro byacu ku Isibo TV muri rusange. Nitwa Freddy Musoni, mbyukiye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali giherereye i Kanombe. Ntago ngenzwa n'ubuhoro kubera ko ni inkuru yaciyemo abanyarwanda umugongo benshi yabaciye igikuba. Inkuru yuko umunyamakuru w'igihe kirekire Jean Lambert Gatare yitabye Imana mu ijoro ryo kwa gatandatu cyangwa se ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu 2025, nyuma y'igihe kinini yararimo kwivuza uburwayi bw'umugongo, ariko by'umwihariko nyuma y'igihe yari yaragiye kwivuriza mu Buhinde. Ni inkuru navuga ngo yaciye benshi igikuba, ica umugongo imyidagaduro na siporo by'umwihariko ndetse na politike, kuko ni umugabo wari ubishoboye byose akabikora ku rwego rujya kungana. Uti mu myidagaduro gute? Kubera ko mu myidagaduro yagize abantu baba bari bo kubera we, ndavuga uhereye kubo bakoranye muri Orenfo cyangwa se Radio Rwanda. Tijara Kabendera twaraganira aravuga ati niwe wangize umunyamakuru, yaramenyekanye cyane. Ndavuga Tijara yaramenyekanye cyane mu myidagaduro nyarwanda, aba umunyamakuru kazi w'icyitegererezo. Imyaka 20 arayikoze muri kariyeri. Tekereza uwamuzanye muri uwo mwuga yamufashije bingana iki. Yarambwiye ati ngiye yafashe ukuboko anyigisha kubaho, anyigisha gukora itangazamakuru ndetse nza kuba umunyamwuga. Usibye bonga, usibye Tijara kandi Jean Lambert Gatare afite ukuboko kunini kukuba nanjye ndahangaha, kubera ko bakuru banjye barimo Philipita Irene yarabakoze kubakora, byabahaye ubushobozi bwo kuba bakora barumuna babo. So ni umuntu navuga rero ngo wari munini mu buryo butandukanye. Aho ni kumyidagaduro, n'abandi ntarondoye kuko yari umunyamakuru wa Isango Star. Tekereza abanyamakuru baciyeho ni benshi, ba Risudi, ba Philipita, ba Irene Murindahabi, yabaye umuyobozi kandi no kuri RBA. Hari abanyamakuru bariyo b'imyidagaduro, abo baye pandungutse bamuciye mu biganza. So navuga ko n'umuntu navuga ngo wari munini mu buryo ubwo ari bwo bwose. Aho ni mu myidagaduro, ariko none ntarava aho ngaho. Nyinjoro ubwo twari mu kiganiro Sunday Choice Live, Irene Murindahabi yavuze ati ngewe binyuze muri Tijara niwe wanyohereje ku Isango Star. Ati ngewe nakoraga kuri Magic nkora stage, ndi umunyeshuri urangije kaminuza, ariko bitarimo gukunda fresh. Ariko ati Tijara hamagara Jean Lambert Gatare arambwira ati hano hari umusore twirene, ati ndamuzi njya mwumva, ati wamumereye akazi. Adambwira ati vayo ukore hano ku Isango. Ati ndetse Irene yaduhamirije ko kontra ya mbere cyangwa se amasezerano ya mbere y'akazi yasinye ari Jean Lambert Gatare wayamuhaye cyangwa se wayamuhesheje. Tugiye kuvuga ibigwi by'uyu mugabo bwakwira bugacya, ariko ntago twavuga Jean Lambert Gatare tutavuze ku kintu cyitwa sport. Yabaye navuga ngo icyitegererezo mu kogeza ibingibi byo kogeza match mu Rwanda. We n'uwitwa Marcel Taragarama na Yves Bucyana, navuga ko ari bo bantu babikoze bwa mbere mu Rwanda bisa n'ibi modern. So yabaye pioneer muri ibyo bintu, abikora neza, ariko nanone aza kuba igitangaza mu kwamamaza. Iyo yagagiye kwamamaza ibikorwa by'abakiriya, waguvuga uti aya ngaya rwose nagahiye, rwose nagagiye arira. So ni Jean Lambert Gatare wabaye kandi umukunzi ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport. Navuga ngo mu bantu bo kwihanganisha benshi, uvanyeho umuryango we mu rugo tugomba kwihanganisha mbere, tugafata mu mugongo kandi umuryango wa Isango Star yarabereye umuyobozi, ndetse n'ubwo yarakiri umuyobozi wayo, ramwe mu bayobozi bayo. Tukihanganisha umuryango wa RBA cyangwa se Orenfo yakoranye nayo, tukihanganisha kandi ubuyobozi cyangwa se umuryango mugari w'ikinyamakuru rushyashya kivuga ku bya politike.
ndagira byonyine mvuze ibyo nanone ntitwibagirwe ko tugomba kwihanganisha umuryango mugari w'abanyamakuru muri rusange abakundaga ibyo yakoraga aba Rayon Sport nabo bahita baza inyuma aho ngaho. Ni umuntu rero ugiye kuvuga umuntu wagutse, umuntu ubasha gukora ibintu bitatu, kariyeri 3 ziri muri kariyeri imwe ariko mu byiciro bitatu akabikora ku rwego rwiza. Navuga ko ari umuntu ubu udasanzwe, ari umuntu w'igitangaza. Jean Lambert Gatare rero ubu ngubu turi hano kubera ko umubiri we cyangwa se umurambo we ugiye kururutswa, ugiye kuvanwa i Delhi mu Buhinde ukazanwa hano i Kigali, aho ugiye gufatwa akajyanwa kuri Faisal. Ni umunyamakuru witwa Jean Lambert Gatare. Okay. Yego, umubiri we ugiye kuzanwa hano i Kigali, abanyamuryango we bakawakira bakawohereza ku bitaro Faisal, aho uraba ushyizwe muri morgue mu gihe ikiriyo kigikomeje kugira ngo amatariki yo gushyingurwa kwe aza kumenyekana. Turi hano rero nka The Choice Live kugira ngo nanone twihanganishe namwe mwakundaga ibyo akora, mwebwe we wamumenye akiri mu kazi, we wamumenye yaravuye mu kazi ko kogeza, we wamumenye ari umuyobozi wa Isango, yarumenye ubu ngubu yakoraga kuri Rushyashya cyangwa se rumwe mu bayobozi ba Rushyashya. Navuga ngo ndakwihanganisha, ariko by'umwihariko twihanganishe umuryango we cyangwa se umuryango yakomokagamo, umuryango yarakoze cyane ko yari umupapa w'abana 3 n'umugore. Urabona ko ubu ngubu tuvugana turi hagati mu kibuga cya Kanombe. Of course hari aho abasohoka baza, ariko we umubiri we ntago bagiye kucisha ahangaha ahasanzwe hamenyerewe hacishwa haca abantu, ahubwo umubiri we ururutswa biciye ku marembo ya Karigo, aho haca kuri import na export, aho ibyinjira n'ibisohoka binyura. Ni naho ubu tugiye guhaguruka tukerekeza kugira ngo umubiri we tuze kwakira, tuze kwereka bamwe mu muryango we baje kumwakira. Navuga ko ari ibihe byo bisaba kwihangana kuruta ibindi, kubera ko buriya kubura umuntu biba bigoye. Tijara Kabendera yarambwiye ati kubura umuntu ntibiba byoroshye, biba bigoye cyane, atariko ndizera ko yitahiye yaruhutse, kuko uburwayi nabwo bwari bumurembeje hafi imyaka yarigiye ku 3 arwaye. Navuga ngo Imana imwakire mubayo kandi imuhereze iruhuko ridashira.